rero guys ngiye gusuhuza ndetse komeza neza umunsi nshaka tuganya Mercedes-Benz hano dufite ama C200 dufitemo ama GLC dufitemo ama E-Class formatic izi modoka harimo iz'ama essence n'ama hybrid iyi ngiyi C200 ya 2012 kwa namenyereye Mercedes-Benz iyi ni ya yindi isanzwe moteri igira imodoka igira moteri ya 2.0 ni imodoka ziri amayuzi izi ziva Korea ntago ari ziburayi cyangwa se ahandi izi ni za Korea iyi ni C200 reka turebe izindi hano hepfo iyi ni same izimwe tugeze kuri GLC izo modoka za GLC iri modoka ya 2018 ikaba 2017 iyi akarusho ni hybrid reka mbereke imodoka muri uko imeze the engine yayo nuko imeze moteri nuko imeze ni imodoka ifite moteri nziza consommation ntabwo iba nini cyane ko ari hybrid reka mberekemo imbere muri uko imeze karante nuko imeze urugo ya Mercedes-Benz muri kwibona kamberekemo hano imodoka hybrid kugira ngo uyiciremo kibibona ibi display kare hybrid hariya izi modoka zigira ama option menshi izingenzi umunsi murazirebera ifite ibintu byose ndashaka ko tutabitindaho ko turashaka ko turebera imodoka nyinshi tuzagenda tugaruka kuri imodoka ku yindi uyu munsi ndashaka kubereka izo dufite hano reka duce inyuma murebe iyi modoka ni GLC 350e formatic dufite iyi kara dufite iyi silver tukagira n'umweru byaterwa niyo wahitamo hano tugiye tuzifite zigiye zitandukanye dukomeje hano dufite ama C200 dukora ruguma yabonaga akarusho izi ni ama hybrid mugeze rero twari baganiza ama essence gusa aya nama hybrid yazo mukeneye kuza tukareba hano izi modoka tuzifitemo kuva 2012 kuzamuka kuzagera 2018 ko muri kugenda muzibona dukomeze pfo gato si hybrid cars turazifite hano Dubai Port turukana ruguru kugera hano zose nizo muri kuzibona iyi modoka ni hybrid nayo muze turebe hano inyuma gato murebe iyi Mercedes formatic 350e ni imodoka nziza igezweho ni imodoka ya 2017 iyi ngiyi turi kugurisha $35,000 kuri ama GLC twari tubonye y'ama hybrid iya 2017 turigurisha $40,000 noneho ya 2018 turigurisha $42,000 ni imodoka dufite hano turakuza tukanegose tukakura amafaranga make ku giciro cy'izi modoka ni karibu Dubai Port turari imodoka nyinshi zitandukanye muri izi modoka zose wabonye iyo mwakenera option cyangwa se specification zirambuye mwazikumbaza tukagenda tubiganiraho murakoze cyane ndabashimiye